Ndabashuje amazina yanjye nitwa Nsekanabo Alphonse, nkabanzwi ku izina rya Nsekari. Nsekari rero ni izina ry'ivuriro, ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere, aho benshi bumva umuvuzi gakondo bakumva ko ari umupfumu. Twebwe rero dufite ikinyuranye n'ibyo. Muri Nsekari ivuriro rivurisha ibimera, tuvurisha ibimera by'umwimerere nk'uko mubibona. Ni ibimera by'iwacu i Rwanda, kuko dushobora kwifashisha n'ibimera byo hirya no hino muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, ariko by'umwihariko ndashaka kubakumbuza, ndashaka kubahereza uburyohe bw'ibimera ndetse n'umumaro wabyo, ndetse n'umusaruro ugenda uboneka dushingiye ku buhamya bwa benshi bamaze kubikoresha bagenda batugana. Feedback tugenda twakira zitandukanye ziduhamiriza neza ko ibimera birimo imbaraga idasanzwe, ibimera birimo imbaraga y'Imana kandi ivura. Benshi usanga bibaza ese imiti dusanga muri Nsekari ivuriro rivurisha ibimera, se imiti ikorerwa hehe, iva hehe, isarurwa hehe? Hari icyo twita guhamura ni Ikinyarwanda. Kuva na mbere na kera abasaza abakurambere bacu bahoranye icyo kintu bita guhamura. Rero ni urugendo rurerure, aho umuntu atera intambwe akava aho yarari akamanuka akajya mu mirima hirya no hino, tukazamuka imisozi tukamanuka iyindi, tukinjira mu mashyamba, tukinjira mu bihuru, tukahuranya imisozi tukajya mu yindi, turimo gushaka umuti. Ntabwo ari ikintu kikwizanira. Umuti urategurwa, kandi inzira yo kuwutegura ya mbere, fondasiyo ya mbere ni ukumenya guhamura. Rero iyo tugiye guhamura nibyo nababwiye, nk'uko mugenda mubibona, bazagenda babereka mu buryo butandukanye. Ni urugendo rutoroshye. Hari abatubona rero turi hariya mu ivuriro tubahereza umuti, bakumva ko ari ibintu byoroshye biri aho ngaho, ariko babwiza ukuri tuba twiyushya kuya. Rero ntabatindiye, hari amwe mu mazina y'imiti itandukanye nifuje kubasangiza. Navuga ko ari imiti iza ku mwanya wa mbere mu buvuzi bwacu. Mu biganiro biri imbere tuzajya tubereka buri giti kimwe, tubabwire akamaro kacyo, tubabwire indwara kivura, ndetse tubafashe n'uburyo gitegurwamo. Ibyo byose ni uruhisho tubahishiye, ariko none aha ngaha ndashaka kubakumbuza bimwe mu biti by'ingenzi twubakiyeho, wenda navuga ko biza mu butabazi bw'ibanze mu buvuzi bwacu umunsi ku wundi. Turafite rero ni urutonde rurerure, ariko ndabanyuriramo ibi by'ingenzi cyane. Hari igiti bita intare y'irungu. Bavandimwe, tuzakimanuka tukivimuzi. Intare y'irungu ni umuti mwiza cyane ukomeye. Hari igiti twita igikakarubamba. Ni Ikinyarwanda, ni umuti umaze kuba ubukombe haba hano
iwacu mu Rwanda, Afurika ndetse no ku isi yose. Ubu umuntu arava hirya no hino akaza atugana atubwira ati mumpe umutobe w'igikakarubamba. Turafite igiti bita umukorokombe. Bavandimwe, ibyaremwe birimo imbaraga idasanzwe. Ndashima Imana cyane ko mu mpano nziza twahawe na Nyagasani, ibi bimera birimo imbaraga idasanzwe, kandi mu mpano twahawe na Nyagasani mu buryo bwo kuyihuza tukayivangavanga, impano itagirwa na buri wese, ntabwo kuvura ari ibya buri wese. Please, ejo atazagira ureba iyi video akikora ati nabonye bambwiye intare y'irungu, none intare y'irungu ngiye kuyifata n'iki. Oya, ubuvuzi ni impano itangwa na Nyagasani, cyangwa se hari n'ubundi buryo mushobora kutugana tukabahugura, tukabageza ku rwego mushobora kuba abavuzi. Ibyo nabyo dufite ububasha n'uburenganzira bwabyo. Twari tugeze ku mukorokombe. Umukorokombe ni igiti cyiza cyane, ni umuti mwiza yaba ku bana yaba ku bantu bakuru. Turafite umubirizi. Turafite igiti bita magaru. Magaru ni igiti kizwi hano iwacu mu Rwanda, igiti ushobora kwifashisha uvura umwijima wazahaye rwose. Bamwe batangiye bitiranya bakawita kanseri, urushwima n'iki. Hano muri Nsekari turabategurira kandi umwijima ugakira. Turafite umunkamba. Ni igiti kivura, ni umuti mwiza cyane. Turafite umukuzanyana. Bavandimwe, tubafitiye byinshi. Turafite ivumavuma. Ni igiti kivura indwara nyinshi zitandukanye. Turafite ishikashike. Ni umuti mwiza ushobora gufasha yaba ku bantu bakuru yaba ku bana batoya. Turafite umwicanzoka. Umwicanzoka ni umuti w'umwihariko ushobora kwifashisha mu ruhurirane rw'indi miti, ukayivanga n'undi miti ukarema undi muti ushobora gukemura ibibazo bitandukanye tuzagenda tubasobanurira mu biganiro byacu biri imbere. Turafite umuti bita umusasa. Umusasa ni umuti mwiza cyane. Turafite umuhanga nawo ni umuti mwiza. Turafite umusororo. Ibyo byose bavandimwe, nimbabwira ngo agaseke karapfundikiye, zajya mbereka mbazanire buri giti tukimanuke tukive imizi, babwira akamaro k'ibibabi byacyo, babwira akamaro k'ibishishwa byacyo, babwire akamaro k'imizi yacyo, tumanuke igiti tukive umuzi. Hanyuma benshi na benshi ntekereza ko ahubwo rigiye kuba ishuri. Ubwo ndavuga abazajya bakurikira Nsekari TV, urubuga dutambutsaho ibiganiro byacu. Ugiye ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube ukandikaho Nsekari TV, ako kanya ibiganiro byacu bikugeraho umunsi ku wundi. Tubibutsa kandi kuduha komenti ndetse na like, share, kugira ngo turusheho
kuryoherwa ndetse n'ibiganiro bigenda bibageraho uko ibishyashya byose bije. Turafite umuti bita umumena amabuye bavandimwe. Dufite imiti, turafite umutu, turafite uruhombo, turafite umutarishonga. Aha harimo ibanga rikomeye, harimo uruhisho, byose tuzabiva umuzi. Turafite ikiziranyenzi. Benshi abanyarwanda ba kera hakiriho umusangiro wa kinyarwanda, murabizi nibyo byavagamo imiheha iyi ngiyi yo gushyira mu ntango, ibiziranyenzi. Rero ni umuti ukomeye, nubwo byavagamo imiheha tukahurira ku ntango tugasoma, ariko ariya mababi y'ikiziranyenzi harimo ibanga mu mababi y'ikiziranyenzi. Turafite rero turafite umushishiro, turafite rukararambwe, muti mwiza cyane by'umwihariko ku badamu. Turafite ubwunyu bw'intama, muti mwiza cyane. Turafite umuravumba. Abavandimwe, na kera na kare wagiraga gutya umwana ukabona umukecuru yinyabije hirya, azanye igicuncu, azanye umuravumba, akavuguta, aho biri ngombwa agashyira mu isekuru, agasekura mu kanya gatoya rwose, akazana igikombe agahereza abagize umuryango ako kanya. Imbaraga, abagize umuryango bakagira imbaduko, ubwo umurimo bitumye bakawukora bashishikaye. Rero ni byinshi. Turafite umushengeshi, turafite ni byinshi. Reka wenda duse nk'abahinahina, cyane ko ubu noneho twaje, kandi umunsi ku wundi niko mugiye kujya mubona ibishyashya. Murakoze rero, ndabashimiye. Nakagaruka, kandi muzirikane kudusura ku rubuga rwacu YouTube channel ni Nsekari TV. Murakoze cyane.